turasaba hariya ahantu VIP yari mu itente bari abantu bicaye imbere badufashe mworohereze bari abantu bari baha ibyicaro mwigireyo mwicare inyuma aho imbere naho abayobozi reka tumutore niubereye u Rwanda muze dutore Kagame aduha ibyishimo izamure
abana b'abahinzi ba Gisaka kakao inganda ebyiri niwe yakihanira y'akatera y'asiraje na Rwanto ntabwo barayitubura amazina menshi musishije Imana abantu ntarondoye uko twakomeje kubivuga ibyinshi turabitunze nitwebwe byagiriye akamaro tubana nabyo nitwe byegerejwe nitwe byahawe nk'abanyamuryango icya mbere kigaragaza ko tuzaba dusigasira ibyagezweho nuko kuri 15 tugomba gutora umukandida wacu Paul Kagame arasobanutse kandi arashoboye ntituzagutererana guteza u Rwanda rwacu murakoze cyane iyo ni intera ya mbere ikomeye yo gusigasira ibyagezweho nuko tuzatora umukandida wacu Paul Kagame 100%, twagera ku rutonde rw'abadepite tukongera tukahatora umuryango wacu wa FPR 100%, nibwo tuzaba dushyigikiye yuko abakandida beza FPR yahisemo bazafatanya na nyakubahwa Chairman Paul Kagame gukomeza gushyira mu bikorwa ibiri muri manifesto y'umuryango nk'uko twabibonye. Aha, murakoze cyane. Igihango FPR gifitanye twese abanyarwanda. Abanyagatore muravuga ko Paul Kagame yatwegereje amazi, turacyajya Gahezi, turacyajya Samuko, turacyajya Gahama, tumushimire
twese gutora FPR Inkotanyi ni uguhitamo ko bike tutarabona muri byinshi byiza umuryango waduhaye tuzaba dushyigikiye yuko nabyo tuzabibona nta kabuza. Imiyoborere myiza turayifite, dufite FPR yaduhaye igihugu cyiza twishimira, turacyishimira. Uwaduhaye igihugu cyiza twamwima igikumwe aho abagabo rero basezeraniye bahahurira kuri 15 tuzi ko dufite sibyo turishima kugeza bwinshi. Reka rero twumve ibyo umubyeyi yigejejeho cyangwa ibyo umuryango wamugejejeho. RPF murakoze cyane. Bagira amata reka dusabe ninde igihugu cyacu kimaze kwimakaza no kugira ngo